mfate mwanya ngushire wowe mukunzi wa Today TV tukugezaho amakuru agiye atandukanye abera hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Na makuru arimo kuvugwa cyane muri uyu mugoroba turi tariki 13 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2024. Rero tutabatindiye na makuru agizwe muri kano kanya, ntabwo twatinya kuvuga ko ari breaking. Rero turaza kugenda tugukurikirana tumenye byinshi kuri aya makuru n'ubundi cyangwa se kuri uyu mugore, aho rero ashingiye ku biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda cyane cyane mu ngingo yaryo y'112 none tariki 13 Nzeri 2024 nyakubahwa perezida wa Repubulika yagize Madame Alphonsine Mirembe umuyobozi wungirije w'ibiro bya perezida wa Repubulika. Kwende makuru twaguteguriye ariko ribuze kuzagira aho ngaho akazi kakayirenga, kuko muri iki bintu byose mbona bigize ibyaha. Ntabwo akazi kazayirenga kuko ifite abakozi babihuguriwe, ifite ibikoresho bihagije, ifite n'ingengo y'imari ihagije. Ahubwo ndibayikube kabiri kuko hano hanze haraza kuba ibibazo n'umwana w'utubazo. Aha, ejo nabonye umuntu ngira ngo wenda ni filime ya Spider-Man ari kugira ati wa munyamakuru umaze iminsi ugaragara mbona wabonye handi yasohotse gutya akata gutya, niho wabonye? Yego, asohotse imahano gutya akata gutya, undi muntu ati wabivamo wazabivamo. ariko aba bana bakora turiya dukoryo babahaye akazi bakaba ba detectives, kuko gutracking umuntu ukamugera aho mugera yebera byantunguye. oya Bundi nashidikanyaga akosha ko byanyemeje ko ibintu ari uku, ariko se ubundi ariko se abamukorera iryo hohotera bamwirukankana kugeza avunitse, kuki badafatwa? yabaye umugabo akaza akarega akavuga ati nge barampohoteye, kuko sintekereza ko yari kumwe n'utujuje imyaka. umva reka nkubwire ijambo rimwe, Ikindi. si umugore we warize bafitanye isezerano, si n'umugabo nta nubwo bari kumurega, bari kwandagaza. bira rero Naniboneye umugore we aho yavuze ati ngiyewe mwabivuga mwabigira umugabo wanjye mukunda urwahebuje. nge hari ikintu kimbabaza. uyu munsi wa none n'ubundi niba ari izina bararyandagaje, ntaveyo ashaka umwavoka arege nge niboneye umuntu yiyemera ati ninjye wafotoye amafoto, namurege akafite akabike neza amurege. kugeza uno munsi wa none n'ubundi ni homboka. amategeko hari icyo arengera uriya mugabo. ibigaragara ntiyafatiwe muri infragranto delicto, bigaragare ko wenda bamufatiye ku gihanga ku muntu ariko utabyemerewe, ku muntu ubujijwe n'amategeko. nabyo ntabwo wabyemera, ubujijwe n'amategeko nyine umva icyo mvuga. nabyo ntiwabipuruva, no so wabipuruva gute? nyine umva icyo mvuga. ntabwo bamufatiye mu cyuho n'umuntu utujuje imyaka y'ubukure. Yego, nta muntu wamufatanye n'umugore w'abandi ngo umugabo w'uwo mugore atanga ikirego. Umugore we bwite ntaho yamufatiye ngo amurege. Bivuze ko abari kumuzana amafoto amavideo bamwamagirira hanze ahantu hose bati murebe muri gukora icyaha. icya kabiri yarahohotewe, akwiriye kuregera ibabaza roho. cyagiye kugihimba ariko umuntu watumye simbuka amazu akwiye kubihanirwa. ashobora kuba wenda hari turotire amakora ikangisho bati turagutema turakuniga. ariko burya icyaha gikorerwa rubanda nubwo atakirega. ubushinjacyaha bufite uburenganzira buregera bukurikirana abakoze biriya bintu. Njyewe ntekereza ko ubushinjacyaha nako ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha biboneye namo video umuntu avuga ati ninjye nafotoye sintinya leta, ninjye yabifotoye ibyo bintu ko nabanya bivuga yarangiza agasirikiriza. Yego, ibi rero ndakubwiza kandi niba ribu irimo kutubwira bisomwa kumva aho nshya irimo kubwira abantu ko ibira bintu byo gukwirakwiza urukozasoni byo kugira gute bihanirwa, nifata abantu bayizaniye none bajyamo kusebanya. Kuko uyu munsi nuriya ejo ni wowe uri kubizana. ngiye ikibazo mfite ni kimwe, nta kaga kugeza aho umuntu avunitse amaguru. birabyo ni ikibazo, nibo bamuvunye. ubu rero ariko mana uriya mugabo aramutse abaye seri agashaka umwavoka mwiza, wajya wumva abantu barira bati wowe kabyara watubabariye sayidi ya papa twabikoze tuzi ko ari ugutwika ayewe. ariko uzikora n'umugore wa Sabe yajya kurega abishatse, afite uburenganzira. hari ibintu nyamara agapfa kaburiwe n'impongo. ubu ndabizi muraza kubisirikiza muvuge ngo Kenisi mutubeshya bimwe mujye mutubeshya ngo twavuze ibi. Ntibasirikize ibi ngibi, ariko ibi ngibi mu bisirikize turabibemereye.
rwose ndashaka babwire yuko uriya mugabo akaga yahuye nako dushingiye ku mavidewo agaragara, amategeko aramwemerera kujya kurega, yewe n'umugore we yabikora, yewe n'uwo bari kumwe yabikora. Ariko noneho uwishyira mu menyo ya rubamba avuga ko ari we azi ko ari ubutwari, menya ko uri mu gukomanga amageragere. Ibyo ndabikubwiye, simpanuye, ariko ejo bundi wabona murangira duhamagaye ati nimuza murebe wa mugabo wari urimo wamamaza, muze murebe. Rero nabagira inama yo kubihagarika with immediate effect, sino murimo murikururira ishyano, murimo murikururira akaga. Erega hashobora no kuvuka umuco mubi nk'uyu, umuntu akazajya afata umuntu akamukubita yinze akamufotora akavuga ati mwambonye. Munagize ati ministère publique yagombye kwiplenya. Gusi ubushinjacyaha, n'ubushinjacyaha bukaregera rubanda. Ariko noneho ngendika, ariko hari umunani uvuze ngo ariko mana niba musengereze nawe yajengereje abandi, nawe rero abyigireho mwinda kiwa mwindwa arroser ndiyo hivyo. Ariko uyu munsi wa none ari muri position isaba sympathy, kumugirira impuhwe no kumufasha. Ashobora kuba atabizi wenda no kwitinya, ariko n'ubundi ari icyubahiro already baramwandagaje, twemeranye. Mushiti wacu uri Denmark ati nimwumvise se indirimbo bamusohoreye, ati bigeze kure. Ese kandi ayo numvise reka nisubirize umunyamerika Jado Dukuze. Rero ni amakuru arimo kuvugwa cyane hano mu Rwanda, ariko tugufite n'andi makuru menshi. Turifuza ko uduha umwanya wawe tukugezaho amakuru yose twagiye tugutegurira uyu munsi wose. Duhere ku nkuru ya mbere, ni inkuru ivuga ko hari umwarimu urimo wafashwe na RIB, arimo gukorwaho iperereza rikomeye. Yasambanyije abanyeshuri 4 yigisha mu ishuri rimwe, ikindi cya kabiri abatera inda bose, ikindi cya gatatu agerageza kuzikuramo, ikindi cya kane ngo hari umubare yari yariyemeje mu banyeshuri yigishaga. Turaje tubikubwire, ariko mbere ko tuyikubwira reka tukubwire ko muri Nyamirambo, mu murenge wa Nyamirambo, mu karere ka Nyarugenge, mu mujyi wa Kigali, hari umugabo uvugwa ko cyangwa se uvuga ko kuri ubu ngubu ubuzima bwe buri habi nyuma yo gukubitwa n'abanyerondo. Kuri ubu ngubu akaba ari kwihagarika hakaza amaraso. Yitwa Nkezabera Modeste, utuye mu kagari ka Gasharu mu mudugudu wa Kagunga. Mu kiganiro cyihariye yagiranye na Bwiza dukesha inkuru, yasobanuye ko yakubiswe n'abanyerondo nyuma yo gupfubirana n'umwe muri bo akamenaho inzoga atabishaka, nk'uko abyivugira mu buhamya bwe buri muri video birumvikana yakozwe n'ikinyamakuru Bwiza. Rero akaba ari nawe dukesha iyi nkuru. Ngo kuri ubu ngubu inkoni yakubiswe n'abo banyerondo zatumye asigaye yihagarika, amaraso akaza, nubwo yari yagerageje kwivuza ariko ubushobozi bukamunanira cyangwa se bukamubana bwinshi. Mutabarire, ubushobozi bukamubana buke, amafaranga akaba mubana menshi. Uyu avuga ko kuri ubu ngubu abamukubise bahise batoroka mu gihe yifuzaga ubutabera, akavuzwa ndetse akaba yanafashwa, abana be bakabona ibyo kurya ndetse bakajya no ku ishuri, dore ko kuri ubu ngubu kubera yuko yakubiswe nyuma yo kubitwa ntabwo abana be barasubira ku ishuri. Uretse no gusubira ku ishuri, ikibazo cyo kurya nacyo ni ikibazo, nk'uko mubibona kuri screen zanyu. Dukomeje n'amakuru, umwarimu wigishaga mu murenge mu rwunge rw'amashuri rwa Murira, GS Murira, mu murenge wa Muganza mu karere ka Rusizi, akaba akaza guhagarikwa mu kazi azira kumara iminsi atajya mu kazi nta mpamvu izwi. Yatawe muri yombi akekwaho gusambanya abakobwa 4 yigishaga akabatera inda. Yatawe muri yombi nyuma yaho urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rukorera muri kariya karere ubukangurambaga bwo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'ibindi byaha byibasira urubyiruko. Ababyeyi bagatanga amakuru
bavuga ko uyu mwarimu yidegembya kandi yarasambanyije abanyeshuri 4 akanabatera inda. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muganza Rwango Jean Dodier yatangaje ikinyamakuru Igihe dukesha inkuru ko uyu mwarimu yatawe muri yombi. Yagize ati nibyo yatawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB akekwaho gusambanya abanyeshuri. Afunzwe mu buryo bw'iperereza n'ubuyobozi buvuze ngo afunganywe mu buryo bw'iperereza n'umuyobozi w'ishuri ndetse n'umurezi ushinzwe imyitwarire y'abanyeshuri. Mu banyeshuri 4 uyu mwarimu akekwaho gutera inda harimo uwo bivugwa ko yamujyanye mu Bugarama ahitwa muri site akamufasha kuyikuramo, ndetse n'abandi 3 barimo 2 bo mu kagari ka Cyarukara n'umwe wo mu kagari ka Gakoni. Kandi makuru twaguteguriye